Ndatangira mvuga ko bishoboka ko u Rwanda ruri mu bihugu byahuye n'ibihe bikomeye ku isi, ariko kandi tukaba tubona turangwa n'ubudaheranwa budasanzwe. Nubwo bimeze bityo, haracyari ibikomere tubona n'amaso n'ibyo tutabona. Hari n'ubumuga abantu basigiwe na jenoside. Hari ibikomere by'umubiri. Aha natanga urugero rw'uwitwa Reverien Rurangwa wananditse igitabo Jenoside, aho asobanura ububabare bw'igihe cyose umuntu abana nabwo, ndetse agatanga n'ubuhamya bw'umwihariko mu gitabo yise Jenoside. Hari n'uwitwa Judance Kayitesi nawe wanditse igitabo yise In Search of Lost Parents and Lost Happiness. Ikindi navuga ni ibikomere by'umubiri ariko no mu mitekerereze n'ibyo mu bibanire, aho nyuma yo gupfusha abavandimwe, abana n'ababyeyi, abenshi mu barokotse jenoside basigara bibona kandi nibyo nk'abapfuye bahagaze. Kubera ukuntu bamwe batemwe kugeza aho imihoro yageze ku bwonko, hari abafite igicuri. Igicuri nk'indwara bazabana nayo ubuzima bwose. Hari abagendera ku magare. Hari n'abakeneye guhora bitabwaho, tutibagiwe ko n'ababitaho basigaye ari bake, n'abazakenera gufata imiti igihe cyose. Ikindi mu ngaruka tubona harimo n'izo tutabona kereka twegereye umuntu, ni ingaruka z'imibereho nanone, aho nyuma yo kwicwa umuntu asigara arigunga mu buryo bw'imibereho n'abandi cyangwa mibanire n'abandi, biturutse kuko yabuze ababyeyi cyangwa se abana n'abavandimwe. Hari n'ihungabana n'ubuzima bwo mu mutwe. Abarokotse jenoside basigiwe ihungabana ku buryo bukabije. Aha navuga abagore bafashwe ku ngufu. Muzi ko gufata ku ngufu byakoreshejwe mu gihe cya jenoside nk'intwaro. Bakaba barasigiwe ubwandu bwa sida n'izindi ndwara.
hari babyaye abana babicanyi b'amafamiye yabo bakaba bagomba kubana n'abo bana. Ibyo ni impamvu y'ihungabana rikaze kuri icyo cyiciro cy'abarokotse jenoside. Mu rubyiruko hari ubushakashatsi bwa vuba bwerekanye ko mu bana batabonye jenoside n'amaso yabo hari ihungabana risobanurwa no kuba mu gihe ababyeyi bari babatwite barahigwaga, bashoboraga gupfa umwanya uwo ari wo wose. Ni ukuvuga ko ubushakashatsi bwasanze transmission ishobora kuva ku mubyeyi ikajya ku mwana. Abana batabonye jenoside n'amaso yabo hari n'abatewe ihungabana no kuba gusa baravutse ku babyeyi nabo bafite ihungabana. Iyo niyo twakwita mu ndimi z'amahanga transmission verticale, ariko ubushakashatsi bwanasanze ko transmission ishobora kuba na horizontale. Ntacyo upfana n'umuntu wahungabanye ariko ni mugenzi wawe, ni umuturanyi wawe, ndetse no kuba barakuriye cyangwa baravukiye mu gihugu kibana n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi. Abo bana bakaba cyangwa urwo rubyiruko rukaba rufite narwo ihungabana n'ibindi bibazo byo mu mutwe. Hari n'abana bavutse ku bahanwe n'icyaha cya jenoside, nabo babonetseho ihungabana n'ibindi bibazo byo mu mutwe. Dufite n'umwihariko noneho w'icyiciro cy'abageze mu zabukuru. Abageze mu zabukuru mu gihe cya jenoside bari bafite uyu munsi abari abantu bakuru, abafite hagati y'imyaka 65 no kujya hejuru, cyangwa kuva ku myaka 65 kujya hejuru. Muri icyo gihe bari abantu bakuze. Mu gihe cya jenoside, igihe bahigwaga bari bafite abana cyangwa barashatse, bafite ababyeyi ndetse banafite imiryango bashatsemo. Abo murumva ko bakozweho mu buryo bune. Babuze abo bantu bose bari babakikije: abana, uwo bashakanye, ababyeyi bavukaho n'imiryango bashatsemo cyangwa bashatswemo. Iki cyiciro gifite ibibazo byihariye. Jenoside icyo yakoze, icyo yabakoreye, yakuyeho uko kuba wakwegamira kuri abo bantu bose bari ufite, bikaba bituma ihungabana ryabo n'ibindi bibazo byo mu mutwe biza bidafite icyo umuntu yakwifashisha kugira ngo yongere yiprojete mu buzima cyangwa yibone imyaka mikeya yarasigaje yo kubaho. Abenshi babayeho bafite indwara nka za diabete, hypertension, kutabona n'izindi.
kandi badafite kirwaza, badafite ababitaho. Binyuze mu buyobozi bwiza na advocacy plaidoirie ya nyakubahwa First Lady, Unity Club yita kuri icyo cyiciro. Abo bubakiwe ingo mushobora kuba muzi z'impinganzima n'intwaza. Autant igihe kimwe vuba cyane jenoside igihagarikwa, haba abana bakiri bato bagize imiryango iyobowe n'abandi bana, kandi uyu munsi ni abantu bakuru babayeho, bashoboye kwiga, bashoboye no kuvuzwa, leta yibafashijemo. Abageze mu zabukuru nabo babayeho neza, ntabwo bitwa incike, bitwa intwaza, bitwa impinganzima, bashoboye kubakirwa, babona n'ibindi bituma bashobora kongera kugira icyizere cy'ubuzima. Muri make n'ibyo byiciro tubonamo ikibazo cy'ihungabana, ibibazo byo mu mutwe, ibibazo by'ubuzima mu buryo budasanzwe nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Mm-hmm.